azi ikibazo kimwe wowe Ama-G the Black yes Hakizimana mani mwene gabataranya Abdul Karim na bankundiye Safin yes hari ikibazo ugirana na Bruce Melody ndagifite kimeze gute cyo kunyiyemeraho yakwiyemeyeho yego mu buhe buryo ubwo kuvuga ngo dukora n'indirimbo nkuko twabitangiye akambwira ngo ndaguha amafaranga uceceke ikibazo cyawe turarangije bizakemuka gute kawa biramanuka bizakemuka gute nukuvuga kwiyunganye nukwiyunga nose kwiyunga bizasaba indirimbo cyangwa bizasaba kubyumva bikakujyamo nubwo njyewe nkundana na Melody kubw'indirimbo izira ni haso twanyuzemo okay urakoze cyane nta kindi ndenza ubu surebe ibintu nkoreye uyibike se ariko nkubwije uzi impamvu nkubwije ukuri werukana kuvugana na Melody ryari ejo bundi yamaye n'ibihumbi 100 ngo nceceke none turabashuti kuva kera ibyo ntibyaduteranya aka kanjirike w'amayendi kukabyaza umusaruro we are friends bro ntibaduteranye imihanda tuyirambyemo gene turayizi w'amayendi kukabyaza umusaruro we are friends bro ntibaduteranye imihanda tuyirambyemo gene turayizi Bruce Melody urabizi turabashuti kuva kera ibyo ntibyaduteranya aka kanjirike w'amayendi kukabyaza umusaruro ariko reka nisombe reka kofi biramanuka tu nirukunda kana kubera indirimbo n'ejo bundi twaravuganye tuzirunga ubuzima bukomeze Bruce Melody urabizi turabashuti kuva kera ibyo ntibyaduteranya aka kanjirike w'amayendi kukabyaza umusaruro ariko reka nisome reka kofi biramanuka tu idukunda kana kubera indirimbo n'ejo bundi twaravuganye tuziyunga ubuzima bukomeze Bruce Melody urabizi turabashuti kuva kera ibyo ntibyaduteranya aka kanjirike